Ukuvanga kuva nava mu nda yewe data we. Regis. Nje numva baretse gato mbere yo kumusuhuza. Nje numvaga ndi busange ariko akundi bukwama nagenda ku kabando uvuga urumva imyaka 2000 ni imyaka myinshi we. Kaya twango yamaze kwisi. Reji muri aho. Nje numvaga ndi busange ugenda ku kabando manje. Aya man. Ese bari nge nawe mukuru ninde? Nje ngiye mukuru. Nso nyine gutuva kukeka kwamba. Ni we mukuru? Yigo. Urumva nje urumva. Kandi waravutse ureba Regis? Ariko wa mugani. Nje Regis ukukubeshye. Njewe mama wanje yajyaga nkubita buri munsi akambwa ati wa mwana izo filmu buri burebo zizakugira cyumanzi ndavuga ni ngomba kuza kuko najyaga nkunda buryo yakitinga mu mkoboyi Regis izo filmu warebaga zari za Regis kandi uri umwana wowe yego uruhinja ubundi sibyo ko ushaka kujya gucyo ugafata ikintu nyine kidashoboka kagishoboka Regis ndoruhinja najyaga ndaya mu mavizi yiwe nkabona arafandi ahubwo neza uko ari kapiteni Jine nzuko ndi bugiranga ngasanga arabajepe gukomananye. Jesus nakuze mukunda cyane. Koko nge nakuze no mu rugo najyaga mvuga ngo Yesu narakubitwaga kikande ngabakananwika indoki bakazishira mu mbabura. Fata uwo mugabo ukajya umuvuga muri uru rugo. Ndavuga ni ngomba kuzajya kureba uyu mukoboyi. Ubwo ndimwe naraturotse njya mu rusengero. Ndamwe nge nitwa na cyuti Imana amuze. Aba pastor vati avuze ndavuga ati munabari. Pastor vati amuza aje mu rusengero ati Yesu ni ji yanjye cyane. Yesu yampamagaye kuri phone arambwa ati ji tafuwe. Yesu guhamagaye kuri phone. Nibuka bukiri hano. Giranga tijita fo ndimo ndubaka geti nangaha uramenye uzaze ukubite deteretoma irenze ukuvanga ukubite iki yagimire kominso Yesu navana ko Yesu ubundi ugita ufite icyangombwa cyuko utapfuye mpamagara uvuge ngo Pasi Regis yapfuye mu cyongereza Pasi ma Regis tiyajyaye Yesu nirandiro dafite abayede babanuza babamareka barimo barubaka amazu no kuvanga niba utiteguye kazawushita muri genyero mu ijuru naba komisioneri babayo Yesu no umukomisiyoneri byose arabyikorera ni ukuvanga ibibanza arabyigurira akibakira amazu naga byo kuvanga cyane umukomisiyoneri no nyirubutaka si Imana se ni Imana kandi urumva we kandi Imana ni wese ni ukuvuga birakonekta cyane ni ukuvuga Imana Yesu yamaze kugutamo ni Imana igutamo Yesu Imana ivugana gute na Yesu kuri telefone Yesu se nuzo ku Mana bahuza cyane no muhungu telefone bavugana gute ashaka kuvuga ati Yesu nako Yesu ashaka gukubitira Imana avuga ati hello Imana we mwana mutse ikuwa ati meze neza wakini wati Gita fariko kurundi rwanda nishime guhura nawe so man Yesu gukubeshya bro nyuma y'imyaka magana ibihumbi 2 nyuma y'imyaka 200 ngiye narinze ko ndibusanga ugendera mu kagare neza ko ndibusanga ufite imvi uko gahanga kawe neza ko ndibusanga imvi mera ku gahanga imyaka 200 ni myinshi Pasi nge nawe twahuriye mu ngabo za Farao umwaka 200 twakwa twahoze mu ngabo za Farao uzubure agenda yaneye kireka mufashe Farao yarampabaje cyane Yesu ni nyama yakoze amabara akoraga amabara akora nakabara ni ukuvuga ngo reba umugabo Yesu yageze ahajya mu isoko Herode yamutesheje umutwe aramujagaraza aravuga ati nanjye reka nza nkuyereke ajya mu isoko haraza Kiminonko hari amenagura ibintu byose inyanya zemenagura abacuruzi umunsi bamaze icyumuru cyose badakora Herode aravuga ati umukobwa utangiye guhombya abacuruzi mu munyegereza urumva man we nago mubizi man uzi kujya ngo umuntu abone hiti uze mabara bayarakoze uko namagana Jesus nabigeze afungwa Yesu yafunzwe ya bamufungira nako mbere yo kugira ngo bamukomagure isangwe bagiye kumukubita bamaje kumujyana muri brigade akubura Yesu yomujyana kwa kabuga bara no seri gusohoka bazanye mu mboga bayo kwita bamujyana muri rehab man yo kujya gukora rehab nawe harya ndi wagurishije Yesu yitwa ndi noza se Yuda Iskariote Yuda uri amafaranga yagurishije Yesu yanywereye Yuda amafaranga yakoresheje yajyanye mu gisimeti niho yanywereye niyo mpamvu yagiye kunywera Hi guys mwiriwe mute mumeze mute amakuru yanyu so guys twagarutse rero twagarukanye na Gita Fuad
Gitafu mu rutwitsi Gitafu rutwitsi sheri rutwitsi none se banamukira ngo ndikive hejuru ngo afite inzozi zo kuzaba nka Diamond ngo Diamond yaraje ngo umwaka umwe ngaratwika Afrika yose arayitwikira shya ngo na Gitafu agafite inzozi zo gutwika Afrika warayitwitsa ahubwo ubu harabura iyindi migabane isigaye nabyo ni imbere cyane nejo mu gitondo gashya nayo nejo mu gitondo kuko nta minsi baba bizagusaba nabyo cyambere ni discipline kandi urayigira urakoze cyane be so guys rero ikintu mbazaniye uyu munsi ndabizi neza muzagikunda ahubwo muzifuza ikindi nkacyo kandi nta gihari mbese nta gihari so guys uyu munsi rero tuje kureba Regis nanone ariko ubu ngubu tuzanye na Gitafu ngamuheruka ngo mu myaka harya ingahe imyaka 2000 2,000 so guys rero ariko ubu nagagendera kwa kabandora kukabando yanjye ubwo meruka yari muzima yari mutaraga ahubwo ngiye iyo myaka 2000 ubuvuga niba ari yarya risindike katwe ngiye Imana ibabari ngiye mfite ubwako nibusanga agenda mu kabando kuko imyaka 2000 nanjye Gitafu urumva nanjye sigaye ngenda kunoza urumva nanjye n'iki gusa kuri mutaraga ahubwo noneho nyuma y'imyaka 2000 ari buri kudufatana isi yose ahubwo ariko reba nawe imyaka 2000 mani ariko begondo urayizi ibaza imyaka 2000 imyaka 2000 nukuvuga ngo ndafite ubwako nsanga ngenda mu kagari Regis ni mutaraga ahubwo wagira ngo murangana ahubwo ngiye kibazo mfite rero Gitafu iyo myaka 2000 nabwo nkwaga mu karu nk'ubu ngubu man ngiye nanywaga mu karu kera igikamba se tafu yigeze akinywa namenya bake mu bate abantu ba kera bamaze iyo myaka yose abakecuru n'ubugoro harya se ubugoro mayi ubugoro abasaza igikamba mu nkono y'itabi sibyora ababizi urumva na kuvanga Gitafu nabandi muze Gitafu nose kankubaza imyaka 2000 ubundi muri iyo myaka 2000 ishize wari ufite imyaka ingahe wowe no kuvanga mu myaka 2000 ishize icyo gihe nano ruhinje rwari rufite amezi 2 ariko uzutse nkajya numva amateka nkumva ukuntu umuhungu akora amabara ngareba ukuntu akina amafilimi ngareba ukuntu actinga neza avana mutipe we none urumva hashize imyaka 2 nagiye mu Bugande njya muri Aziya njya muri Canada ndazam Imana we imyaka ingahe amezi angahe nako ubu ngo icyo gihe nafite urumva namama Regis namamenye ifite amezi 2 njya muri Canada ifite amezi 7 mva ndazenguruka nagiye kugaruka mu Rwanda ifite amezi 9 wazengurutse ahantu hose ufite amezi angahe ega burara ukuntu uvuga ngo ni uruhinje ruzakura amabara ngiye mama wanjye ajyaga agira ubwafata uruhinje ntabwo ari uruhinje nabyaye ni ukuvuga ngo wazengurutse wamenye Regis ufite amezi 2 uzenguruka aho hantu hose ugaruka mu Rwanda wamaze y'amezi 9 ugaruka mu Rwanda ufite imyaka ndi mu mezi ahubwo namenye Regis amezi 2 mbandagiye za Canada Colombia Pakistan za Gatestani ndamanutse za Irland ndagiye mahandi mu byihebe ndazamutse ndamanuka ndaporomboka ndangije ngaruka mu Rwanda afite amezi ngaye 9 hose ari kutaraza umva ariko naraza ko atarashije uri muto yego niyo mpamvu imihanda kuyifata bikoroheye imbere cyane imihanda se njyana yahereza ugira ngo ubundi ngoma kuyifataga nekongeraho guys umuntu umeze nka Gitafu atubwiye de ntanga Regis atuye rero ni hano satuye ni hano ati hano hezara Shapuru ni heza mayika ndeo kare boss ati hano heza mani bose afite umuzamu ze mubonye hejuru imodoka namubonye ni wese buriye imyaka 2000 nirese ndibaza ko neza uko ndi busanga agenda ku kabando nkambona arinika yego ko bashanga iyi ni Regis yego kwa mana uvuga ngo amaze imyaka 2000 no kuva ngo kuva nava mu nda yewe data we ni Regis nje numva barese gato mbere yo kumusuhuza nje numvaga ndi busange ariko hakundi uko umuntu agenda ku kabando uvuga urumva imyaka 2000 ni imyaka myinshi we ntabwo yamaze kwisi Regis muri aho agereka kumbishira long time man nje numvaga ndi busange ugenda ku kabando man ese bari nge nawe mukuru ninde ngiye mukuru Nso nyine gutushwa kukeka kwamba ni we mukuru yigo urumva kandi waravutse ureba Regis ariko wa mugani ariko reka nkwereke tugende tuganire turebye ibintu byari byo ni karibu nije kutura tuje kugusura ko Gitafu ngagweruka gakera yani mu byukuri
ari Gitafu ubu ni inshuti yanjye ni umuvandimwe dukorana mu kazi ka buri munsi ari nawe uri boss wanjye kandi inshuti yanjye. nzi ko mbona ashaje kundusha manu uzi imyaka amaze ku isi yego hajya mu rugo ni aha twakira ni hehe ni hano simbona hari udutebe se. yego sha ni hehe ariko atuye ahantu heza Gitafu twicare umbabarire unsobanura ukuntu byakurenze ibintu urimo uratubeshya. Tafu ntabwo ajya abekeka nanjye kiranga cyangwa tujye mu nzu. Uri kunywa fanta? Uri kunywa fanta? ngize njya nk'inzoga Wapi? ese ngo nibavu nasaza ari niba mbaye nk'inzoga no tafe kuba sanze kuko ugendera mu kabando cyangwa ugendera mu kagare njye numvaga imyaka 2000 ndi busange Regis ariko akundi wa musaza bamara utuntu turine tukona tumanura kokonoko cyangwa se ngasanga ari wa muniga nyine n'ikindi kintu ndumiwe ngenda tangaye ndatungowe kubona usanze ni genge samana ni niga man njye nese uko ndi busa njye ikintu kintunguye ni kimwe kandi ndacyagifite ikibazo. yego njye Gitafu yavuze ngo yavutse akubona ngafite amezi 2 uri kumva none tugeze hano muravuga ngo Gitafu niwe mukuru none se yavutse gutakubona kandi ari we mukuru. birashoboka ko yaba yarambonye mu minsi yashize ko ntabwo ndi mushya ako Gitafu nyine yongeye yanyweye ka mukaro kenshi nkuko yajya byiba njye Regis so gukubeshya njyewe mama wanjye yajyaga nkubita buri munsi akambwa ati wa mwana izo filmu buri burebo zizakugira icyumanzi ndavuga ni ngomba koze kuko najyaga nkunda uburyo yakitinga mu mukoboyi Regis izo filmu warebaga zari za Regis kandi uri umwana wowe. yego uruhinja ngo ngwikize nakoraga mu rugo amabana nahakoreye kandi Regis avuga ngo niwe mukuru ni ukuvuga ngo nako ari nawe ubyivugiye ngo niwe mukuru. hajya avuze ngo Gitafu na Regis ni mukuru ni Gitafu. reka mubwoze ukuri rero ubundi sibyo ko ushaka kujya gutyo ugafata ikintu nyine kidashoboka gishoboka Regis ndoruhinja ndajya ndaya mu mavi ziwe nkabona ari afandi ahubwo neza uko ari kapiteni njye neza uko ndi bugira ngasanga ari abajepe gukomananye njye najyaga mureba mwumva nyine kuri iri zuba ntabwo baba bahari baba bagiye n'ikireke ubundi ni Captain Regis ishane Captain Regis kabisa ariko gusa ndishimye kuba umuye nawe Imana bura ngiye ibintu Imana igende nkorera ngiye ngacanganyikirwa mani bikanandenga zo Gitafu urakijwe biri seri Imana ngenda kijwe Imana sengera muri Zion Temple Zion Temple arya ni yandi ni amasasu ni ya Apotre Gitwaza none se gufite izina ry'abasilamu izina ry'Isilamu ngerega navutse ku madini 2 wavutse ku madini 2 gute mama ku madini 2 Zion Temple ngo ni ya Gitwaza ni ya Gitwaza n'umusigiti n'ubundi cyetse niba aravukiye ari hagati y'umusigiti n'urusengero nuko vanga impamvu mvuga ko navutse ku madini 2 papa wanjye yari umurokore mama wanjye yari umusilamu ushize mwana afata idini rya se cyafata idini rya nyina nafashe idini rya mama kuko nanditse mu ndangamyimerere handitsemo amuza ubwo byumvikane ko nakurikije mama wambyaye yego wowe wakurikije mama mu gihe bana Jesus mwaje guhurira he Jesus muzanye mbona arimo Jesus kandi ndi kwa amuza man ngiye abantu n'abanyamakuru kenshi baranditse bararuka nuko vanga ngiye Gitafu Jesus nakuze mukunda cyane kuko ngiye nakuze no mu rugo najyaga mvuga ngo Yesu narakubitwaga kikande ngabakananwika indoki bakazishyira mu mbabura fata uwo mugabo nukajya umuvuga muri uru rugo urumva Yesu ngiye nakuze ngifite amatsiko vase kuki mu rugo mvuga Yesu ngakubitwa kuki mvuga Yesu nka bakangubitsenga zino z'amashanyarazi ndavuga ni ngomba kuzajya kureba uyu mukoboyi ubwo rimwe naraturotse njya mu rusengero ndamwanje nitwa na cyoti Imana amuza aba pastor vati avuze ngo bavuga ati munabari pastor vati amuza aje mu rusengero ati urumva arangije ubwo pastor ndamwandikiye we nirutse mu rugo mu gipango narinje kureba ahantu Yesu ahantu akunda kuba arimo guhereza mba nagiye pastor yavuga ati banza wihane icyo gihe nifite akageso ko kurya abana cyane abana kurya abana ni gutuba nyine kwa kundi umuntu aba afite irari ryo gukunda abakobwa cyane nakundaga abakobwa cyane nambwa ati banza wihane ibyo bintu ndatura ndavuga Imana yanjye ubabure cya cyo kusa
gusambana buriya mbivuze ntabwo byari umuvugo nyandagazi. ariko niko Imana imbarure icyaha cy'ubusambanyi, Imana imbarure icyaha cy'ubuhehezi, Imana imbarure icyaha cyo gufatafata, icyo kugenda za puridansi, ibyo byose ndabyihana. None ifite udupuridansi tune, pasiteri arambwira ati dushyire hasi tudutwike, pasiteri adutwika. yaradutwitse se cyaradutwaye neza ikibiriti ndakimuye mu rusengero. Ikibiri bagitumye umugabo bitaga Zakayo. Ese Zakayo mu rusengero. Zakayo se yari umuji bitaga Zakayo koko yari mugufi nka Zakayo bamwitaga Zakayo koko yari yakundaga kuba ari ahantu pasiteri ari arangije amutuma ikibiriti za puridansi arazitwika anafite akabibiri karimo ukuntu nako yitwitse ahubwo yaragiye gutwika iyo puridansi nari ifite ibintu byose biratungana. Niyo mpamvu mubwira ngo iteka niteka ari we kamanze mukaro wavuyeho wagiye ku gafanta mukaro basiga bayigize ikiyobyabwenge naho nzongeye kunywa mukaro siga njya ahantu bakavuga ngo za mukaro yabaye mukaro ngiye kujya nyengo restaurant n'ubundi na myaka 500 yadukomeza story haje navugaga kubiki gita kwibagirwa abantu benshi bajya bambwira ati menye ujya muri Amerika sinjye njya muri Amerika ngewe yawe ujya muri Amerika reka ngiye ngunda ko guhereza mu Rwanda nkajya muri tembera u Rwanda none mu bintu Gita yambwiye ngo afite amezi 2 nyine ngo yatembereye harya watembereye za Chicago za noza za Thailand njya muri za noza Amerika njya za California ya California hiya ajya bayitiye hari za noza za mu gakinjiro za no drapeau ryibone rimanitse mu gihugu gutya ku muhanda w'umweru yego iryo ni drapeau rya Amerika usa wahabaye imyaka ingahe yusa nabaye imyaka muri Amerika nabaye imyaka 16 imyaka 16 kandi waragiye ufite amezi 2 reka cyewe nukuvuga ngo Gitafu inkuru zanjye isibyo kuzifata ukazedeteka cyangwa ukaziforomata ubundi inkuru zanjye ngira agakuru n'agakuru amakuru azumvwa n'amakuru akagenzuzwa n'amakuru mana nibirebire wa mukobwa we nibirebire pe kubyivanga mu byancanze byana gucanga gusaza ahobwo ariko gitanya no mvuze ijambo ry'Imana bari ubutumwa bwiza wansigira nanjye ngendera ubundi ijambo ry'Imana njya nkunda kureba kuri ra jambo ry'Imana ivuga ngo Yesu yasize abwiye abantu avuga ati ntabwo Yesu yagiye nk'igisambo yavuga ati ndaje ubu ni ukuvuga ngo muri Iraq bategereje ko Yesu azabaraheba muri Iraq bategereje Yesu nako nuza za Pakistan nako bose n'abayisilamu barazirana kubi reka mvuge muri Israel za Amerika za California n'ahandi n'abayisilamu nabona ayibo natwe ngiye ikiba Yesu arabategereje Muhammad wose uri kuvuga burase Israel ni y'abasilamu none ko abantu sengo ngo mana Israel unabare ungiriye neza mbona umugabo mbyare mbona amafaranga ishete kiboneke abantu ko bava mana Israel kandi uva ari imana y'Islamu ubwo imana y'Islamu ije gute kandi ari imana y'Israel aho ngaho twahamagara pastor nta kintu yadufasha kano kanya buranja nibaza imana na Satani kuki imana ifite ububasha ikabifite ubushobozi ikabifite imbaraga ikabifite kutwika kuki Satani tayikuraho ngishe ipfe burundu se Satani umuziziki Satani kintu mpfa nawe adokoresha amabara yarangiza mu gitondo kajya kwihana ngo imana imbabarire ngiye mba nibaza kuki imana idafata Satani ngirimpuri ntawamenya ariko ngo ni uririmba no majwi yose y'abahanzi bavuga kandi na Gitafu n'umuhanzi ubwo fikina Satani aramutse avuyeho kandi nawe uri umuhanzi majwi yose ari ya Satani ubwo byagenda ngewe ikibazo mba nibaza mbavuga ni ku imana ifite ububasha kuko ibibona ko Satani dukoresha amabara wasambanye wibye wakorakoye sinzi wageze wabonye umukobwa wanutangiye kugira amarari wafashe ku ngufu sinzi wakoza amaviyore wakoza amabara kamanza ngo amaviyore n'amaki Gita kwa gukora nyine imibonano mpuzabitsina idaki nako ukayikorana n'umuntu nyine n'umwana utujije imyaka y'ubukure niyo viyore none nkibaza kuki ibintu byose bibaho Satani ko gukoresha amabara kandi imana yawe akayifata Satani akayipfumagura ikayizirika ikayitwika ikayihambira ikayikuramo inzara ikayiburabuza mbese Satani agashya ku buryo azaza abona imana igatitira none se niba imana atari ingome kuki yemera ko Satani duhangayikije ega tuganire turanariza
iyo byita ibintu by'ijambo ry'Imana ndabizi ariko urabindusha yego kuko imyaka 2000 ni myinshi rega mubayeho imyaka 2000 gitafu yavuze baye nyaramaze imyaka waba ugendera mu kabando uri sogokuru w'abasogokuru imyaka 2000 harya siko bwa Yesu we bumfashe tubimenye nk'igihumbi 900 nk'igihumbi magana ase jita ayiwe icyo gihe cyose utembera muri iyo myaka 2000 bira ntabwo wahuye na Yesu. Yesu twarawega Yesu ni nega yanjye buriya n'izina Gitafu nari kuye kuri Jesus ngaha tubwire ukuntu yikuye kuri Jesus. ni ukuvuga ngo Yesu yavutse ari yitwa Emmanuel nako Emmanuel Imana iri kumwe natwe wigo ko Yesu yabanaga na Bikira Mariya nako Yesu yabanaga na Bikira Mariya yabanaga na Yosefu ngo nuko Imana ngo mwuka wera ngaramanuka arabwa ati dore hagiye kuvuka umwana w'umuhungu azazetwe Emmanuel Imana iri kumwe natwe irangije Imana yamubwira ati nyamani kuramenya uwo muguru tuzanamukoraho Yosefu bura yari afite inshingano z'uko atagomba guhangayikisha Bikira Mariya yego agomba kumutetesha akamuririmbira nzakunona ningutetesha sidukuntu ndimba baririmba simbizi ukuntu baririmba urumva arangije mu mazina ya Yesu Kristo yarimo niri izina yebundi Yesu wibuka ko Imana ijya kumuhanurira yabwiye Bikira Mariya ati nyamuneka wa mukobwa we uramenya utazakora amabara dore ugiye ko twarinda y'umwana w'umuhungu azavuka yitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe iri Kristo niye muri amazina abiri Emmanuel oye nuzi Imana iri kumwe natwe Imana iri kumwe natwe ni Kristo hanyuma Emmanuel ni pagani urumva Yesu rageze Imana aravuga ati nibishoboka giye bagite Emmanuel Imana yahise yita nde aravuga ati Imana yataburije man ngende icyamamare nitwe Emmanuel aravuga ati no ndabyanze ahitwa Jesus yitwa Jesus ya okay Gitafu rikazamo gute hanyuma Gitafu nge mama wanjye yanyise nacyo Imana amuza nanjye ngeze Imana mbona bidakwire ndavuga nibishoboka nacyo Imana amuza ubuse ryatwika ndavuga ni wabatama ngitwa na Gitafu numva birahuye Jesus Gitafu Jesus Gitafu Jesus Gitafu n'amazina yoroshye ku buryo n'uruhinja rushaka kuvuga ngo igo ntako nakuramo indirimbo ka Jesus kanove Jesus na Gitafu twese dukora amabara niga Gitafu yagiye imihanda kugira ngo shuta hangana na Herode ariko Gitafu nawe yajaga twika imihanda mu bwa niyo bamfona cyo bikora sha ibyo byose shote tukabikora Gitafu shuti yeza twika sha kuma pene ko pa reka ntiyagwaga mu karo ahubwo shuti reka yewe Yesu nyamabara Yesu ibintu yadukoreye wowe bura niba sukukubeshye nge nuko njya mbibwira abantu bakabifata nkaho ari ibintu Gitafu mvuga ngo nafashe inkunda editinga bura Yesu yaje ari nigamana nge nabibwe mbashe mu pastor ndamwana pastor mbwiza ukuri Yesu ni umunyepolitike cyangwa yaje ari umuvuga butumwa kuko ibuka ko Yesu mbere yo kugira ngo avuke abagore barahangayitse abagore barapfa iminja zirapfa umva burete mvuze induru mvuze induru ndebera ko nagisambo kije ahantu yororo mfata igisambo ndangije urumva Yesu avuze ko azaza nk'igisambo ngo yaba ari Yesu yubishije induru ya itazi ukirama akantu kuzure nari nzi ko muri inshuti Yesu ni G yanjye cyane nese ko numva ko mbarazaza akagukanga kandi wabizi ko azaza nk'igisambo Yesu yampamagaye kuri phone nambwa ati Gitafu kuri phone uvuga bukiri hano gira ngo ati Gitafu warune ndimo ndubaka geti nangaha uramenye uzaze gukubite departement irenze agukubite iki yanyemere ko minzo irimo amashu departement niba ari departement niba ari garitorotoma arambwa ati ngiye kuguha inzu oya hari ikintu tararangiza departement niko babyitara baritoma vala Yesu arambwa ati nzagutamo baritoma warono Yesu navana ko Yesu ubundi Gita ufite icyangombwa cy'uko utapfuye njyewe se ngende cyangwa ndagifite man umuntu apfuye uvuze ko Yesu yagombaga kuri telefone none se Yesu niba ari niga yanjye twitiranwa ni gute njye no kuri turana chata wakintu murakominikana cyane sindamukora ngo menye niba kuko afatika ujye kombwa ko ndi igini ese twitereka ngo bwo yo ni tapu wa nyawe bro ugana kuri phone
ni ukuvanga ahubwo ngiye guhindura izina nitwe Gitafu none ndashyiraho Gitafu wa nyawe kugira ngo utajya vuga ngo ndigini man ndi muzima man ni Tafu wa nyawe man Gitafu nyawe hari icyo kibazo kiri kuva sibyo iyo umuntu akeshi yapfuye bavuga gute yavango yapfuye apana mwenda mu cyongereza mu gifaransa ni reposer un peu reposer un peu babyita ngo ne barega reponse nago no reposer responsable nega yaducitse yahubutse no kuvuga ngo hajya mu cyongereza bavuze ngo gupfa ku cyongereza gupfa mu cyongereza ne byita ni bari tiyayidayi none bavuzemo ko pfa sana ko gupfa nago ujye kumvamo tiyayidayi tiyayidayi sinzi ukuntu bavuga ngo pfa avati umukozo napfa ngo azemera ngo bajyane mu kuzimu ngo bazanapfa banarimbukane ngo n'umuntu nuna babwo bazanajyana mu muriro bashye banashyane ariko abantu baniyahura pe burangiye afite umukobwa nkunda mama numva napfuye nanjye napfa Yego no muto mu muheye. Yego. Nose ubwapfuye ntago koko mwajyanye. Umuko ninde wabusigaye ku rugo mwese. Ariko se wamugana. Nakine mu baby wanje apfuye nahise nkana. Basigara kare ko ukunda mu karu umugore wapfuye utetse mu karu wayireka igashya cyangwa nayireka igashirira ahubwo. Arya jitanyibutsa naringe kukubaza ngo sinzi twa twasembutse sheri sango ndabura twumve ndabyibagiye nanjye nuko nasembutse no gupfa mu cyongereza gupfa mu cyongereza nabye tiyayidayi tiyayidayi ya ariko nganaga abatarapfurika bari muri process yo kuzapfa ukuvuga tiyayidayi yaba ari ukugeza apfuye none yapfuye okay jita reka tubikemure fata iyi telefone yego ubu uri guhamagara Regis oya nakuri kumpamagara yego mpamagara uvuge ngo Pasi Regis yapfuye mu cyongereza Pasi shyira ku gutwi uvuge ngo Pasi wiriwe Regis yapfuye hanyuma ko tugiye kumwicira muzima nta kibazo we bikore gute hello Pasi man usunu byawe Pasi mu cyongereza Pasi hello how are you yakwitabye man yanyitabye Pasi how are you Pasi man Regis tiyayidayi ariko nabyo mutayina ubutabazi bwatinda kukugera byo rero reka nkubaze jita ari gihe umuntu apfa kugira ngo babimenyeshe abandi bantu bakavati uyu muntu yitabye Imana yego sibyo kandi Yesu twebera Yesu twumva yuko nyine muri okay nago tuvuga ngo ni Imana ariko nyine ni nk'Imana nta muntu meze nk'Imana ariko nyine turavuga ati mwami niki yego ubwo we witabye Yesu ngo ntago uri mu bitabye Imana oje Yesu niwe Mana Yesu niwe Mana namuzajya kwa datanyuze Yesu we nago mwabyishe nabi we wanyuze kuri Yesu aravango nditi karuhura nago yikimana ni karuhura ntago ari karuhura aravuga ngo ni karuhura yes ni karuhura ntago bavuga karuhura baravuga ngo ego nkuko warubivuze Yesu yego ni karuhura man Yesu niwe karuhura ni karuhura Yesu ni karuhura ubwo nasigaye watumbaje shere wanje muri comment babitubwire okay nta kibazo mutubwira basi mutore mutubwire Yesu ni karuhura wanyawe icyo nzi ruvuga ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo buri yaje amva ngo Yesu ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ngo kana uzajya kwa data tamujyanye niyo mpamvu bivuga ngo aba bantu bose utagiye kwa data utamuciyeho utamuhamagaye mutajyanye connect utahadukodesheje gato Yesu yubatse nago uzajya kwa data takujyanye Yesu yubatse se biremo Yesu ni randiro dafite abayede babanuza babamareka barimo barubaka amazu no kuvanga niba utiteguye ko azawushya muri genyero nta kirimo aravuga ngo ibyo byose ngo koko ari karuhura ngazabaruhura azaruhura abakobwa azaruhura abahungu ndetse azaruhura n'abatati vugira amen vuga utamena arangije bavuga ati ibyo byose ntago bihagije ngo ngiye kwa data ngo ngiye kububakira amazu ngo yaza kuba hataza ko ari ibibanza bambe babwiye
mu ijuru nta bakomisiyoneri babayo. Yesu ni umukomisiyoneri byose arabyikorera. Ni ukuvuga ngo ibibanza arabyigurira akiyubakira amazu, ntabwo byo kuvuga ngo ni umukomisiyoneri. No. Ubwo bakomisiyoneri nta kintu bazakora mu ijuru. Bazaba bahiye, bazaba batokombeye, nta kazi bazabonayo kuko Yesu byose arabyikorera. Vugira amena. Amena. Suri kumvugisha amena ya Nyayijita. Nose ni amena ya pirate. Yitwa Muza wigisha gutya no kwimana. Amuza wigisha gutya bamuza mutubwire no kuvuga. Kitafa bafite urusengero ko bararufunze. Nubwo ntabwo ari kuri gukora muri iminsi. Yego. Nese tuvugije ukuri. Amuza wigisha gutyo koko. Amuza wigisha gutya. Njyewe. Ko Jita afite umuhamagaro. Man, njyewe aho. Ko bafite simbi yakaje. Njyewe ndiyumvamo. Avuga ngo Yesu ni umukomisiyoneri. Yesu ni umukomisiyoneri. Vuga Yesu ni umukomisiyoneri. Tuganire. Hano iyo ukeneye inzu urabwa ugahamagara umukomisiyoneri ngo hello man nyere ko nyene somanura ifite akakuba ati man ngefite inzu ya yes kamamagara fama fama ngarabikora kabisa mamagara kama phone kangore fa noza oya nyene se nk'umuhamagaye yogura hamagaye hello fireman nikora umuraperi umuhungu wemeze biteze fireman ndashaka yuko ndangira geto mu busima ndashaka yuko ndagira ikibanza kuko ni umuntu w'abaraperi uronzo komutama vasi kugira byumve arimo aransubiza ngo yego ndimo ndabyumva wagwana fireman imeze bite umuhungu ni Jitafu bro none ko nyine ikibanza ahantu bita Induba urakibona ntago fireman ari kumara ibyo mu Bugesera ya wow fireman ndibeshye cyane umuhungu mu Bugesera zaso nshaka kubona ikibanza Mukarumuna ndahazi yana hari hasi ikiraro fireman nyine ikibanza gifite inzu ni icya fireman arambwiye ngo ntago ibyo ngo abishoboye ngo azashakirana bita ngo nuza hano kumuyange kandi kumuyange nabyihorere bura duhamagaye bamareka yatambwa ati Jesus ari mu kazi kose impamvu uvuga ngo Yesu ni umukomisiyoneri we no kuvuga ngo na komisiyo asaba ntaga gusaba byaye no umukomisiyoneri akubwira ngo ndashaka visit akubita bikenewe sisi bayitegamo n'amayinite Yesu na visit agusaba ikintu cya mbere busabwa no kujyamo gusaka gutamo geta bayifite yaregenye nimeze neza department irimo ibintu byose ibe akabati department kubivuga apartment ni ukuvuga ngo Jesus afite apartment iri mu bicu cyane ni ukuvuga ngo apartment y'ibirimo n'imodoka Yesu ubwo Yesu aguhuza gute n'umuguzi na nyir'ubutaka si Imana se ni Imana kandi urumva we kandi Imana ni wese ni ukuvuga ngo birakonekta cyane ni ukuvuga ngo Imana Yesu yamaze kugutamo ni Imana igutamo Yesu Imana ivugana gute na Yesu kuri telefone Yesu se nuzo ku Mana bahuza cyane no muhungu telefone bavugana gute ashaka kuvuga ati Yesu nako Yesu ashaka gukubitira Imana avuga ati hello Imana we mwana mutse ikuwa ati meze neza wakintu Shajita Yesu ngo meze neza wakintu akabwira Imana ngo umeze neza wakintu Imana ireze wakintu rega Imana bura ni nigamana Manu niba ubyemera ko Imana ari nigamana niba yaduhaye Yesu akavuka ari Emmanuel akavata ibi ntago bihagije agomba kwitwa Jesus ese buriya mu kujya mu ijuru abantu bose bitwa Emmanuel ntibazajya mu ijuru kuko bitiranwa n'Imana promotion nyinshi cyane ushatse man niba ari abantu bapfumura amazu bitwa Emmanuel ndabakarabye ariko barahari abo ngabo bo ntago Yesu azigira bayagira ariko abantu bose bitwa Emmanuel bafite promotion yo kuzajya mu ijuru bazajya mbere ngiye nari agashene man agashene nta murasaza bitwa Emmanuel nagiye mbabona twe tuno kumwe no muntu usa muri sale marimo turanabona man ngo ngiye ngo nitwaye Emmanuel ngira dusi Emmanuel agashinzwa kuba yarakoze icyaha cyo kwiba amamodoka agapfumura amazu ubati wowe witwa Emmanuel ugapfumura amazu witunwa na Yesu wakinuwe umushizi cyavati uneye agahinda gakomeye genda bagufunga w'imyaka 400 Yesu byeje ko rumva tabye yagegezaga umutima nawe ari abantu bitwa Emmanuel birinde kwiba babyibe koko bafite promotion kuzajya mu ijuru koko Imana yavuga Yesu yavuga ati ngewe umuntu wese twitiranwe nawe babyibe uravuze ngo babyibe oya kwiba usho no ngo bibe oya mu cameraman aho hantu hakatinga uzakuremo uravuze ngo babyibe oya ntago babyiba ahubwo ba Emmanuel bafite promotion kuzajya mu ijuru koko niba we wagiye ukavuga Yesu n'umugabo ati man Yesu ntabwo ankora ibi bintu ngere Emmanuel twitiranwe man
kansukemo amazi fanta banza utemo Yesu yakobwa ati genda ndaguhereje none se kankubaze Jita nk'ubu ngubu okay simbi nta nubwo bizongera kubaho sibyo ariko nk'ubu ngubu gutyo babwiye okay babyibe bazabikuramo niba nibagirwa ntubikuremo bamanwere bakagenderaho ngo nuko ngo Jita yavuze ngo babyibe kuko bafite promotion mu ijuru nk'ubugize ibyago mu gace cyane wenda tuvuge watinze gutaha amasaha yageze bakahita bafatireka tube tugushyizemo amasegonda make nanjye menera bitafuse bamwiba cyaba gushiremo amazi oya ushyiramo ibyo ngibyo birahagije yega ngiye nakijijwe ngende umukristo wo mu mutima nzahora ninywera fata ya stiro ngende umukristo wo mu mutima nzahora ndiwe kandi ibihe byose nagonza nkwa ibiyobyabwenge ahubwo nzanywa fanta ya stiro ntabyo uranywa ese Jita reka nkubaze nyuma yo kugufungura ikintu bakufungira ntabwo urongera kukigerageza bafungiye amamogi ariko mana ndashima Yesu ko yanyweye ahantu ndashima Imana ko yatugize ubwe kuko Yesu yanguye ku mamogi we ariko Yesu ndumva ndimo mwuka bayitera mu cyumba cy'amasengesho twagiye gusengera mu mbuga mani turasenga iniki bikoza wowe nande tuzabaze mu masengesho tuzabaze nande ko mwana ba fireman kwishuri hano nuza mu mbuga ngari ndi kumwe n'abantu sana ba Jiniro bana ba Jidras 44 urumva mani iniga barimenagura turi mu masengesho uvuga ati pfuka amasi bagukopete barayikubita ibyo kuvangura mu masengesho urazana za marufu kwangwa mu masengesho ariko Jiki kunze kuza kwa raperi cyane Jiki kunze kuza kwa raperi cyane Jiki cyane impamvu na Yesu ari Generous 44 yes the general yego Amag the Braka yego Tough Gang nuza gitwaza za maraperi gitwaza rega nayo niniga kazi nako niniga gabo arakwirukanye mu rusengero oye ntabwo yabitinyo gitwaza ntabwo ibyo nabyongora ngiye nsengera kwa gitwaza arabizi ko ndinegaye ndabwo nanyemere ko ngomba kujya muri korali azafu ngato tubwire nk'agakorasi kambere uzatenga muri korali muri azafu azafu ari mbabanabyina cyama nkazagera ya mahoro kona drama irimo icyama nkazagera ya mahoro urugendo natangiye nkarurangiza ntabwo umuraperi icyama nkazagera ya mahoro mana yanjye ndakungize kandi ngenda gusabye kuki bwangu ndide kibiretse n'igisa nacyo nzagira ya mahoro uza ndide kwikora cyangwa se no kwitsamo na za mukarunge ibyo byose shuti ngewe narabikatiye ayiwe data we mana zimya kamera zimya wibuke ko naje nk'umukomediye ntabwo ndi umuririmbyi ndabyibuka ndi umuraperi bajye bambabarira ninjira indirimbo irimo kajagari nyamuneka muri comment mujye muturabura ako Jita ngenda gufana ni ukuri kw'Imana muri comedy no mu ntoza no mu biganiro bisanzwe apana no mu kuririmba kuko uri umuraperi mwiza pe ukinaye muri comedy ahubwo se yego hajya buranda umukinnyi wa comedy hajya comedy ubundi bimeze guturasetsa uraririmba comedy uraririmba cyangwa urarapa komedi bimeze gute sheri komedi ni ngakora papa sava tumureba nyine akagusetsa imbavu zigaturagurika ubu ngo barabatipi bamenaguritse amaso abantu bajyamwe ngo tafotura kure tukamana amajoro abakoze mu rugo bagashiriza ibiryo abazama bakabirukana imodoka zigashya zikababuka abamotari kazi zikagenda zikamenagurika ayiwe data we zimya kamera zimya wa nuko se pasoro mwe ngo Jita afungura amufana yego sha ariko biriseriye Jita afuna muri studio zatubwire Jita ariko kurundi rwanda nishime guhura nawe man ngiye so gukubeshya bro nyuma y'imyaka magana ibihumbi nyuma y'imyaka ibihumbi 2 ngiye narinze ko ndibusanga ugendera mu kagare ntazi ko ndibusanga ufite imvi uko gahanga kawe ntazi ko ndibusanga imvi zimera ku gahanga imyaka ibihumbi 2 ni myinshi pasi Jita ngi nawe twahuriye mu ngabo za Farao umwaka 2000 twahoze mu ngabo za Farao Farao zubure agenda yaneye kireka mufashe
Farawo yarambabaje cyane yaga njye nabaye muri jenoside y'abantu ba kera yego mana yanjye n'abaherode turaziranye nk'abadukarabiye imbere rero dukarabiye imbere ariko ugita fusaba kubitaga Jesus bari bamvu babaye inshuti zamani bakwiswe imbere y'abantu oya man nje gitafo baramukoma gwinda babara agahita karanyica na ngo gitafo nako Yesu oya ntabwo nanewe ahubwo nyine bite n'ukuntu nkunda Yesu cyane ndavugishwa ngabo namwita gitafo kandi ari Jesus ariko man Yesu ni niga yaki man Yesu ndamukunda cyane man ngiye nkunda no kumuherezaho cyane Yesu ni icyamamare ubwira Yesu kubyana bakino kiganiro twahuriye azayifata Yesu rega no mu bantu bagiye mu mashusho media cyane Yesu yahize hit imyaka myinshi cyane uzi imyaka yabugutanye shaka hit man uzi imyaka yamaze kubura kugira ngo amenyekane kwa Herode yagiye ku mashusho media atandukanye yagiye atwika ahantu yagiye atandukanye yagenze imihanda Yesu kugira ngo byemere ko yari nigamana yarabugutanye yambara ikanzu imwe umwaka urashe imyaka 10 irarangira Yesu yambara ikanzu imwe aragize abanyamakuru barandika vati umukobe yaradukomye yambaraga rugabiri wajya kubona hindura none se kubera iki kora kugira ngo abone hit wakeno uvugaga amen nibyo byanyabyo man muri comment naho tubeshye bazaturabure je gitafu je mvuga inkuru ziri official umunyamakuru nawe yemeye ya urakoze cyane by'Imana ngiye tubigezeho ndaceceka kuko mbizi amakuru make kuko urumva urabindusha unaberemo cyane ariko nanjye aho ngaho warangishije kabisa niko ubundi nugera kuri Yesu ujye ushyira akadomo sibyo nese ibintu byose byanditse kuri Yesu kuki batagashyizeho akadomo mbere ko babyandika ni ukuvuga ngo impamvu Yesu koko ari umuntu wahize hite cyane hari ibintu byinshi bagiye banga kwirwa bakatakata bakavuga ati reka duheze twoko ututubora byakora tuko tucyira kuri TikTok ahubwo duheze tuzabikora ikindi gihe ariko ndahamya neza ko Yesu ni nyama yakoze amabara akoraga amabara akora n'akabara ni ukuvuga ngo reba umugabo Yesu yageze ahajya mu isoko Herode yamutesheje umutwe aramujagaraza aravuga ati nanjye reka nza nkuyereke ajya mu isoko haraza Kimironko hari amenagura ibintu byose inyanya zemenagura abacuruzi uwo munsi bamaze icyumweru cyose badakora Yesu ajya mu isoko rya Kimironko niba ari ne example Galileo niba ari Galileo simbizi Galileya urumva man Herode aravuga ati umukobwa utangiye guhombya abacuruzi mu munyegereza urumva man we nago mubizi man uzi kujya ngo umuntu abone hiti uzi amabara aba yarakoze uko namagana Jesus nabigeze afungwa Yesu yafunzwe ya bamufungira nako mbere yo kugira ngo bamukomagure isangwe bagiye kumukubita bamaze kumujyana muri brigade ariko bura Yesu yomujyana kwa Kabuga bara no seri gusohoka bazanye mu mboga bayo kwita bamujyana muri rehab man yo kujya gukora rehab nawe alright njya nibaza buriya harya wandi wagurishije Yesu yitwa nde noza se Yuda Iskariote Yuda buriya amafaranga yagurishije Yesu yanywereye Yuda amafaranga yakoresheje yajyanye mu gisimenti niho yanywereye niyo mpamvu niyo yagiye kunywera Yuda ngwere mu gisimenti ari amafaranga yagurishije Yesu yanywereye mu gisimenti aro mu gisimenti urabarasa bandi bari mu gisimenti Yesu ntabwo yigeze ajya kohereza mu gisimenti kandi ariho bamusanze no bamusanze oya Yuda yafashe amafaranga bamuhaye ahabwa na Herode ahita yajyana mu gisimenti aranywera arangije asubira mu Misiri ubwo abantu banywera mu gisimenti bura benshi baba bagambanye kugira ngo babone amafaranga kujyana mu gisimenti oya no kuvuga ngo bagambanye soko Yesu ari umwana w'Imana erega Yesu natwe turatandukanye cyane buriya Yesu atandukanye n'umwana w'umuntu cyane kuko Yesu yaje ari umwana w'Imana ari umuntu wo kuducungura ari umuntu wo kutubambirwa man Yesu niyo mpamvu ngiye muvugaho man niga man Yesu anatandukanye n'abandi bashobora kuba yarabyawe batabaze mama we ni ukuvuga ngo Yesu anatandukanye n'abandi bantu we yavutse mu nda y'umwuka wera twe tuvuka mu nda y'abagabo urumva ahantu bitandukaniye be uvuka mama we ntabwo bamubaza mama wanjye se simbizi n'abaramabazi urumva kutavutse kimwe na Jesus uzamubaze Jesus avutse neza ntabwo wabaza umubyeyi yego ntabwo byasubisezeriyene cyangwa bamwongere ariko hari abandi usanga pasi mu baramazi ntabwo bamubaza nanjye ntabwo bamubaza ubwo dusigaje kumenya wowe njyewe wanjye ntabwo bigeze bamubaga reka mama Gitafu
mama wanjye yambyaye neza we yambyaye aririmba avuga ati mbyaye icyamamare mukuru wawe niwe babyaye neza ko numva ntari kubyibuka Jita tuzajya mu ijuru kureba bariyo yewe mere wanjye gera ukajya kubyara icyamamare urumva umubyeyi agiye kubyara ameze wenda gutya niko ntekereza ari gusunika umwana ese arimo ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo avuga ati ngiye kubyara icyamamare Jita wanjye izina bajya mama wanjye yarambwiye ati ngiye mwana wanjye nakubyaye ati bitewe n'ibintu wajya gunkora uri mu nda yanjye ngiye najyaga performinga ndi mu nda ya Mary wanjye nkatwika hagacya wese binakoraga Mary yamigera abantu batera kunda bari kwigaragaza ngiye najya nikubitaga performing inzu koko mana mu nda hose nkahirukanga mu nda ni hanini rero mu nda ni hanini ariko ngiye nakoraga performance y'umwaka wose ngiye najyaga Mary ndajyaga mujagaraza kamwe ati nahise uko yego sinyaburose nkubyara iby'ababyeyi nabo no kubyadwa k'umuhungu reka tuzavuga muri episode ya kangahe ya kabiri urugendo rwa Jitafu ari mu nda ko rwaba ari rurerure ni filime ndende cyane kireka uzabanza uganirize Mary mu bwato umuhungu wamutwite naye mabara yakoraga nge nakoraga amabara Mary yajyaga arwara isirira akamara icyumweru cyose atajya atanywa Mary wanjye akanywa inuza abantu baravuga ngo irwaye isirira utwite indivamo ntabwo Mary yanjye ndangigeze vamo bizute ngiye yavuye imite kandi ndi muzima sinavutse se sindi Jitafu yiza ko yaravuyemo ntabwo mba ndiho ariko igihe ndivamo irikoroga inda yagiye ikoroga ko abana bwiba yavuyemo niko ariko njya byumva ikongera ikifatanya Jitafu akaza ariko ikabanza kanikoroga uko Jitafu imirongo afite n'uburyo ari umuntu usobanukiwe ibintu byinshi n'uburyo asa nk'uwambonaga akiri muto bisa nkaho Jitafu ashobora kuba yari ikorozemo ukuntu gira kuri Mary wanjye mbere uko ambyara nenge kuvuga ngo mbere uko avuka Mary wanjye yaragiye ajya ku bitaro muganga aramubwatiye umuhungu ugiye kuvuka n'igihomora arabanza asubira kwa muganga arabanza nako arabasubira mu rugo arasenga aravuga ati Imana yanjye umwana wanjye avuka ari muzima ameze neza ndangije icyo gihe Mary wanjye asubira kwa muganga aramubwira ati umuhungu wawe ko arimo performinga biragenda bite nafite show ahantu nafite show ahantu ndahatwitse yagurumanye aravuga ati biretse umuhungu wanjye aba performinga ndi mu ndakora ndagura show abantu mwavukiye mu myaka umwe nk'abandi harimo turi guperforminga abantu tungana nabo bari mu nda z'abantu harimo nk'aba Mitsutsu bayakamwana bariya banzovu baraboneka ko ari bakuru bose bariya 51 bari mu myaka 50 byo ranzovu afite 50 none niba ngombwa ngo ngira amaze imyaka 2000 urumva atari basogokuru sasa ahubwo bari ni basogokuru mu mateka uzi ko nabonye indangamuntu ya nzovu amazina yarasibamye ibahanitse ni Bahati Veneranda ngo ni nuza ngo ni Venesuti amazina yarasibamye byaje kurebesha microscope ahubwo bisaba no kwambara rinete ahubwo nk'isi za Jitafu imyaka 51 ego ni myinshi cyane rinete ni z'amaso cyangwa ni zisanzwe iyo ndabyurukundo nkunda njyewe birandenga ngashaka inyiturano nkayibura ndagutekereza Sabiro Sumirodera ni yandeze indirimbo ni yanuze wa mujama wa kera gisa cy'inganzo gri po ariko gisa cy'inganzo yagiye aba muri Amerika aba muri Canada reka tumukangure gisa wowe ibintu mo kudukora yaragiye nahari akore mu Bwongereza no mu diaspora ego mana yanjye ngiye kujya mvuga no mu diaspora no gisa cy'inganzo ariko ndishimye kuba yaraho gisa cy'inganzo kugira ngo muzongere muganire mana gisa cy'inganzo ndabyibuka ari imihanda mani twajyaga duhurira njye Mirambo mana yega ngiye so gukubeshya nubwo ngiye njyamibwira abantu akavuga ngo Jitafu ndi igihomora nago ngiye ndi igihomora nahize hidi nkuko Yesu yayihize urumva mani gisa cy'inganzo ndamwibuka ndumupeti mutoya cyane ku myaka urumva ninatangiye kukubona we gisa cy'inganzo naramubona ataravuka gisa cy'inganzo naje mbere yaje mbere yawe Regis ariko tafavanga ibitavangika Jitafu rero gisa cy'inganzo zimwe na ba Melody ese bakuru banjye yego Melody ndimba yivango nuko nkwerekana yerekana nanjye bambone ndirimbo nayo ndirimbo nayo ndirimbo ya Melody niyo ya mbere yakoreyo ya mbere nubwo nkwerekana nyereka nanjye bambone komezaho gato bura turi buyimenye turayimenye komezaho gato bura turayimenye yewe nisha dusohereza iyo ndirimbo tumenye bazi nuko nagusohokana heye nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone tangira nkakura
melody atangira ngo yuhu uhita utangira indirimbo twagiye suko nagusohokana oya nagutangiye bambone yuhu uhita utangira suko nagusohokana ngo nanjye bambone nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone nkuko nkwerekana nyerekana nanjye bambone niya kera uyu ndirimbo ushobora no kuyisacinga kuri mashini ukayibura akiri kuri channel ya Magi channel nyine yakoreraga mu oya melody niba ufitemo amamega reba uko utaza kwibona bita nyerekana cyetse birinda kwanga nyerekana naga ndakwanga mani niyo ndirimbo yehereyeho ya mbere yavugaga umukobwa ngo ukona musohokana yitwa ngo nyereka nanjye bambona nyerekana nanjye bambona uzi ukuntu nyikunda eha niye iyi niyo ngiyo mani nyerekana Yamagita funaga be none suko nagusohokana yeah ndayikunda mani iyo ndirimbo yatumye mva mu rugo mbikirara yatumye mva mu rugo ngambikirara ntago ngenda mbeshya mani amakuru ku bintu byinshi yewe ese wabonye Regis ufite imyaka ingahe Regis nabonye mfite ndakubwira ko nari mubonye mfite amezi 2 mvuye mu kiganiro guys impaka zabaye impaka twabuze ikintu tuvuga twabuze n'icyo tureka gitangagirira urubyiruko inama urubyiruko icyo narugiraho inama nk'ubu kubona ari inkuru nabonye irambabaza niba ari Liliwezi wa muhanzikazi ari kumwe na murumuna we maravuga ngo polisi ngo yabafashe ngo na murumuna we niba ari murumuna niba ari mukuru we ngo babafashe ngo banywenga ibiyobyabwenge mani sinzi ukuntu abyumvisha ukuntu niba ari murumuna we niba sinzi ukuntu bambwiye ukuntu babivuga none ubwo rero mani urubyiruko nyamuneka mumbabarire mwirinde ikintu cyatuma mujya mu biyobyabwenge mujye mwinywera igikoma mwinywera izaji mwinywera inyange mwinywera amata munywe inyange buri inyange ni ikinyobwa ushobora kwifashisha mu gihe icyo ari cyo cyose ari inyange se na mukara ngiye buriya mukaro ntabwo nzongera kuyinywa basigaye baragize ikiyobyabwenge reka mukaro narikatiye nanayikarabye ntabwo nzongera kunywa mukaro ngiye kujya nyegura inyange ni ukuvuga ngo rero kano kanya ikiza urubyiruko mwirinde ikintu cyatuma mujya mu mabara mwirinde ikintu cyatuma mujya mu bibi mukore muhige mumenye ko muri imbaraga z'igihugu nibyo ngibyo nari mfite mu rubyiruko tujye tunywa inyange byo tubona amakara amakara n'abagorozi cyeka mwagiye mu bugorozi hanga se hari abantu bakeneye kugororwa ese tujye tunywa inyange yewe banywa n'amakara nyine baba difi tujye tunywa inyange tunywe n'amakara nake aba difi bagiye bya binyama niba ari inyama bita gute ngo niba tofe mwite mwitamo za tofe abategri po turabasezeye naho utaha urakoze cyane urakoze cyane nanjye ndishimye bro ubwo nanjye nkagurirwa kuko ari njye wabigizemo uruhare yakira nawe ngusuzemo be ariko nijoro mbwe ko uri bungurira akantu ndagutamo goze sawa bye murakoze